intego y'ijambo iravuga ngo ni ukugira umumaro muri iki gihe. Niba usenga Imana by'ukuri utaryarya, humura nubwo akaga n'amakuba byaza, Imana izakorana nawe bidasanzwe. Bene Nowa abahungu buko ari batatu, ngo Hamu na Shama na Yafeti, ngo bagirirwa umugisha kuri se, ngo kubera ko se ngo yakoreye Imana ataryarya, ngo hamwe n'abakazana biwe ngo bose bararokoka bitewe nuko Nowa yabaye mu mwanya we uko bikwiriye. Twasomye muri Esteri, iki gitabo cya Esteri ndabanza nkivugeho gatoya, ngo abahanga bamwe mu by'ubu bwenge bw'isi ngo baricaye bajya gutora ibitabo bigomba kujya muri Bibiliya, ngo badiskita kuri iki gitabo cya Esteri, ngo barangije kukiburanaho ngo baravuga ngo ese ko nta jambo Imana rigaragara muri iki gitabo, cyangwa se ijambo Uwiteka ko ritagaragara muri iki gitabo, iki gitabo mutubwira gute ngo tugishyire muri Bibiliya? Abantu benshi baracogoye, bamwe na bamwe urababwira ngo kubera iki bitakigenda nk'uko byagendaga, kuki utagisenga, akakubwira ngo insengero bamwe twe barazifunze, mu yandi magambo akakwereka buryo kigusenga bitakyemewe. Ariko ndagira ngo utangarize iri tangazo. Dusubiye inyuma ku nkuru dusangamo Nowa, abana be batatu baje kugira umugisha kuri papa we, cyangwa se kugukizwa kwa se ari we Nowa. Ntabwo twasobanuriwe neza ukuntu bo bari bitwaye icyo gihe, nabo bari bakiranutse inka se cyangwa se bo barokotse kubera se. Buriya hari ikintu, murakoze, hari ikintu Imana ijya igenderaho. Iyi Mana ishobora gukiza umurwa cyangwa se igakiza abantu benshi bitewe n'abantu bakeya babaye mu mwanya wabo. Ntago bari abana bari bakiranutse nka se, ariko Imana yabarengeye bitewe na se. Ibyo ntibyatuma se nk'abana bafite abantu bo mu miryango yabo bubaha Imana bavuga bati nanjye ntabwo ndi murumuna wa Manuel, Imana niza kurimbura izangira impuhwe kwa mukuru wanjye. Kiriya gihe byari bita, kuko kirana kiragiye ukontoroye usanga cyari igihe cy'ibita. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Gosaf TV Good Samaritan Fellowship on YouTube channel, dukurikiraho ibiganiro, ibihangano ndetse n'amakuru afite aho ahuriye n'iyobokamana afite idini ribogamiyeho. Turi ku cyumweru, no munsi benshi mu Kristo basengaho cyangwa se begeranaho n'Imana ku buryo bwihariye. Yo mpamvu twahisemo kubazanira umukozi w'Imana wasizwemo cyangwa se ufite amavuta, wasizwe amavuta agashyirwamo n'ibishobora kuduhembura mu buryo butandukanye. Muranyemera rero tumuhe ikaze kuri Gosaf kugira ngo dufashe kwegerana n'Imana kuri iki cyumweru cyo kwa 17 Mutarama 2021. Nk'uko bisanzwe rero araza kudusengera, hanyuma akomerezeho tugezeho ibyo Imana tugenere imukoresheje. Turagushimiye Imana, tugushime ko ari nta yindi Mana ihwanye nawe, haba mu isi yose ndetse no mu ijuru. Nta kindi gitare cyabayeho kitari wowe, ni wowe ushobora byose Mana. Watubereye ubwihisho twaguhungiyemo, urangije utubera ubwugamo Mana. Izina rye ni umunara muremure, umukiranutsi awungiramo agakomera. Dawidi yandika Zaburi 125 avuga ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashaka kunyeganyezwa, ahubwo weramye iteka ryose. Kandi nk'uko imisozi gose Yerusalemu, ni ku Uwiteka gose abantu be uhereye umunsi wa none ukagera iteka ryose. Imana ishimwe. Turagushimiye Mana kudushoboje kugira ngo tubaha ngaha kuri televiziyo, kugira ngo abantu babashe guhembuka kandi abantu babashe kumva ijambo ryawe, ndetse bari kure mu nyandiko barishyire mu bikorwa, kubera ko ari byo dushakaho. Uzubane natwe, udufashe tugire neza, kandi umwuka wera aherekeze ijambo mu mitima yacu ngo tubashe guhembuka. Tugushime kuri kumwe natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turashimira Imana kubw'uko yadushoboje uyu munsi wa none kugira ngo tube kuri televiziyo Gosaf TV. Ni ubuntu bw'Imana yatugiriye kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana, kandi nta n'ikimana dushaka mu gihe nk'iki. Igihe nk'iki ngiki abantu bakeneye ijambo ry'Imana kuruta ibindi bintu byose. Ni iby'umunezero kandi ni iby'ibyishimo kugira ngo abantu bavuge Imana, kandi abantu babashe kumenya inzira y'ukuri, maze bave mu rupfu bajye mu bugingo bw'iteka, cyane ko ari Imana dushakaho. Reka mbanze nivuge mu muco mwiza abagana ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Manuel, ndi umusore nsengera mu itoro rya ADEPR.
paruwase ni Kirabyo nani w'umudugudu bibarizwa mu rurembo rw'iburengerazuba. Imana iduhana umugisha ku bwayo ngayo. Ndagira rero ngo tuganire ijambo ry'Imana kuko ari nacyo cyaduteranije kuri televiziyo kugira ngo abari byo tuvugaho, niyo ntego na niyo nyamukuru kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Tubanze dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 7 umurongo wa 7. Igitabo cy'Itangiriro ibice 7 umurongo waho ni wa 7. Turabanza dusoma umurongo wa mbere. Ibice 7 umurongo wa mbere aravuze ngo umutwe w'amagambo uranditse ngo Nowa yinjira mu nkuge umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Turongera turaba turekeye ngo ndagira ngo twongere tunasome muri Esteri igitabo cya Esteri ibice 4 umurongo waho wa 12. Esteri ibice 4 umurongo wa 12 aravuze ngo nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe ntakizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa ntakizabuza Abayuda mumbabarire handitse ngo Morodekayi nawe aratuma asubiza Esteri ati we kwibwira yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nimwakira ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo atari menshi kandi nabwo atari makeya mu buryo buri muntu wese wenda yabasha kumenya aho twasomye n'utabashije kumva ubwo twasomaga azabashe kugira gukomeza asome mu bindi bice bikurikiye. Ndagira rero ngo tubanze tuvuge ku ntego y'ijambo ahasigaye dukomeze. Intego y'ijambo iravuga ngo ni ukugira umumaro muri iki gihe. Ni ikintu gisobanutse kuko mu Kinyarwanda bamwe ikintu bita imbusane, harimo imbusane yo kugira umumaro, ndumva no kubura umumaro cyangwa se kuba urimbura umumaro. Ariko noneho ndagira ngo dukoreshe ijambo rivuga ngo kugira umumaro mu gihe nk'iki. Dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 7 umurongo waho wa mbere. Ntago nashatse ko dukomeza cyane, ariko harimo ijambo rivuga ngo Imana yitegereje Nowa ngo isanga Nowa ari ukiranuka muri icyo gihe. Mu yandi magambo Nowa yakiranutse mu gihe cye. Ugiye muri detaye z'ukuntu Imana yagiye kurobanura Nowa kugira ngo Nowa abe ari we wemerwa kiriya gihe, byatewe n'imigenzereze ya Nowa uko yari itunganye kurenza abandi bose mu gihe cya Nowa. Usomye kuva mu gice cyaho kibanza hagaragaza mu gice cya 6 hagaragaza buryo ki ngo iherezo ry'abafite umubiri bose w'ibintu byose bifite umubiri ngo byaje mu maso y'Imana, ngo Imana irangije ngo yicuza icyatumye irema umuntu, ngo ifata icyemezo iravuga ngo ngiye gutsemba igifite umubiri cyose. Ngo imaze gufata icyo cyemezo ngo ariko ngo irebye ngo isanga umugabo witwa Nowa ngo ari ukiranuka muri icyo gihe. Ngo Nowa arangije agira umugisha ngo kuwiteka. Tuvuge ngo amen. Imana ngo iravuga ngo ndabona Nowa adashobora kurimbukana n'aba banyabyaha. Ubundi Imana ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Tuvuge ngo amen. Ndumva ntangiye kunezerwa.
ngo Imana iravuga ngo Nowa nubwo ari we wenyine unkiranukira muri iki gihe ntabwo nshobora nubwo ari umwe kumurimburana n'imbaga ingana gutya y'isi yose, ntibibaho. Niba usenga Imana by'ukuri utaryarya, humura nubwo akaga n'amakuba byaza, Imana izakorana nawe bidasanzwe. Ngo bene Nowa abahungu buko ari batatu, ngo Hamu na Shama na Yafeti, ngo bagirirwa umugisha kuri se, ngo kubera ko se ngo yakoreye Imana ataryarya, ngo hamwe n'abakazana biwe ngo bose bararokoka bitewe nuko Nowa yabaye mu mwanya we uko bikwiriye. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Bibiliya itwereka detaye zose ukuntu Nowa yagira umugisha ku Uwiteka. Ngo igihe kiragera Imana imuhereza formule z'inkuge, ngo benshi baza kumufasha. Nawe urabizi neza hari benshi bajya baza mugasengana icyumweru kimwe akabireka, akabona ibintu bya Yesu nyine ngo biratinze cyangwa se biramuyobeye, mugasengana ukwezi kumwe ukabona ibintu biranze. Ngo none ko byagenze benshi bamufasha kubaza, abaza inkuge. Imana imuhereza uburame bw'imyaka 600. Ngo ararama, arangije abaza inkuge, ngo yinjirana mu nkuge, ngo nibifite umubiri, ngo ikigore n'ikigabo, niko biri yivuga, ngo buri kigore n'ikigabo. Nakunze umutekano wabaye muri iyi nkuge, nta niko byari bikwiriye kumera mu gakiza ka Yesu. Ubundi umuvurungano nta nubwo ari ukwiye kwa Yesu. Ngo bamaze kugera mu nkuge, ngo ibintu byose biratuza, injangwe ibana n'imbeba, inzoka zibana n'abantu nta kuryana. Ngo barangije baba mu nkuge, ngo kugeza igihe Imana yategekeye umwuzure urahagarara. Imana iduhana umugisha. Ngo noneho arangije ikintu yakoze cyiza cyane kinejeje, nuko yazirikanye iby'Imana yavuze kuva ku munsi imvura yatangiriyeho kugwa kuzageza igihe imvura yarangirije kugwa akajya yabona gusohoka. Imana ishimwe. Nari ndimo mbabwira ngo dufite intego ivuga ngo ni ukugira umumaro mu gihe nk'iki. Nowa yagize umumaro mu gihe cye, abasha kurengera abamukomokaho bose bitewe nuko ari we wenyine. Bivuze ngo Imana ishobora kurengera igihugu bitewe n'abantu basenga Imana by'ukuri. Imana ishobora kurengera umuryango wawe bitewe nuko uhagaze mu izamu by'ukuri. Imana ishobora kudukiza icyorezo runaka bitewe n'abantu babaye mu mwanya w'Imana by'ukuri. Tuvuge ngo amen. Amen. Imana ndayikunda cyane, ntago igirenganya, kuko Imana atari umuntu ngo irenganya. Imana ntago igirenganya. Iyo wakoreye Imana neza inyungu zirahari, ariko nubwo uyikoreye uyiryarya nabwo igihombo kirahari. Ntago ntinya kubivuga rwose. Imana irahemba kandi Imana irahana. Reka twasomye no muri Esteri kugira ngo tubivugireho rimwe, hasigaye dusenga Imana. Twasomye muri Esteri, iki gitabo cya Esteri ndabanza nkivugeho gatoya. Ngo abahanga bamwe mu by'ubwenge bw'isi ngo baricaye bajya gutora ibitabo bigomba kujya muri Bibiliya, ngo badiskita kuri iki gitabo cya Esteri. Ngo barangije kukiburanaho, ngo baravuga ngo ese ko nta jambo Imana rigaragara muri iki gitabo, cyangwa se ijambo Uwiteka ko ritagaragara muri iki gitabo, iki gitabo mutubwira gute ngo tugishyire muri Bibiliya? Ngo ariko habonekamwe abantu bayobowe n'umwuka w'Imana bavuga amagambo atatu. Ijambo rya mbere baravuga ngo iki gitabo ntabwo twabura kugishyira muri Bibiliya kubera ko ari mu ijambo Abayuda. Ijambo rya kabiri baravuga ngo tugomba gushyira muri iki gitabo tugomba gushyira iki gitabo muri Bibiliya kubera ko hari mu ijambo amasengesho. Tugomba gushyira mo iki gitabo muri Bibiliya kubera ko hari mu ijambo gutabarwa. Tuvuge ngo amen. Noneho ngo barangije barabiteranya byose, ngo baravuga ngo iyi Mana Abayuda basenga biyirije ubusa iminsi 3 barangiza bagatabarwa, hari indi Mana atari Imana ya Isiraheli yicara ku bakerubi n'abaserafi, ngo bavuga Imana ibigwi. Ngo barangije baravuga ngo ahubwo niyubahwe, ngo iki gitabo ngo kirandikwa. Imana ishimwe. Ndumva ibintu rwose bimeze neza, ndumva Imana yakoze ibintu bidasanzwe. Ngo barangije iki gitabo bamaze kugishiramo hano, iki gitabo kiri mu bitabo bikundwa cyane kandi kiri mu bitabo byamamaye kubera ibitangaza n'imirimo byabereyemo. Twasomye mu gitabo cya Esteri ibice 4 rero, umurongo waho wa 12 ni inkuru ihereyemo hagati, ariko utarasomye Bibiliya ntiwamenya ahantu byaturutse. Ngo
usomye igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu havuga amakuru yabanje ngo uyu mwami Hasuwerusi yarayoboye ibihugu 127 ngo amaze kubiyobora ngo agera igihe yumva umutima uranezerewe ngo akoresha igitaramo, aravuga ngo noneho ngiye kwereka abantu imirwa yose igize iki gihugu, mu yandi magambo imidugudu, mbamurikira igihugu cyanjye. Ngo umugore we fashe itaramusuzugura, ngo amutumyeho mu nkera kugira ngo amurikire abandi bagabo, ngo arasuzugura. Amaze gusuzugura ngo atuma ku mugabo ijambo, aravuga ngo ntago ndi buze kubera ko nanjye mfite icyanjye gitaramo. Ariko nyamara Imana ishobora guteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Ngo birangije icyo ngicyo cyo kimaze kuvaho, ngo uwari umujyanama wa hafi w'umwami aravuga ngo ibi ngibi ntaho byazavugwa, niba umwami asuzuguwe mu gihugu nta mundi mugabo azongera kugira ijambo. Barangije bafata icyemezo, baravuga ngo mu bijyanye no kwimika undi mwamikazi hajyaho Esiteri ariwe wandikiwe iki gitabo n'abayuda. Ngo barangije, twihuse cyane, barangije habaho ikintu gikomeye. Hari umugabo witwa Hamani. Uyu Hamani ngo ni mwene Hamedata, ngo yari umwiyemezi cyangwa se yakundaga ikijyanye n'icyubahiro. Arangije ngo yumva yuko akwiye kujya apfukamirwa n'abantu, abantu bose bakamupfukamira. Kandi nyamara icyubahiro umwami yari yamuhaye cyari gihagije, kuko niwe wamukurikiraga, ugereranyije no muri iki gihe ari minisitiri w'intebe cyangwa se premier ministre yakurikiraga umwami. Ngo ababazwa cyane nuko witwa Morodekayi ngo wicara ku irembo ry'ibwami ngo atajya apfukama igihe cyose yatambutse. Ngafata icyemezo cyo kugambanira ubu bwoko, aravuga ngo ntago namwica njyenyine wenyine ntibyanshimisha, ahubwo nzamutsembana n'ubwoko bwe bitewe nuko yanze kumfukamira. Hariya rero twasomye ngo Morodekayi yabagaho mu murwa bita Ishushani, ngandi magambo nk'uko wageranya n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kumva ngo umuntu aba muri Kigali, nawo wari umurwa waho, wari umurwa mwiza cyane. Ngo amaze kuba ari Ishushani, arinda irembo ry'ibwami, ngo yumva ko amakuru ukuntu ameze nuko inzandiko zanditswe. Hamani yagiye abwira umwami Hasuwerusi amubwira ngo noneho ndatanga amafaranga, ndatanga ibiguzi bingana gutya kugira ngo ubwoko bw'Abayuda bwicwe, kubera yuko amategeko yabwo ntabwo ahura n'imyumvire yacu cyangwa se n'imitegekere y'umwami. Ngo barangije gukora iyo nama, Morodekayi arabimenya, ngo yambara ibigunira ajya guhagarara ibwami, ngo kandi ntabwo byari byemewe yuko umuntu ajya kwirembo ry'ibwami yambaye ibigunira. Ngo ararira cyane, aravuga ngo ntabwo byari bikwiriye yuko Imana idutererana. Ngo atuma kuri Esiteri aya magambo, aho twahasomye rwose muri Esiteri ibice byaho 4:12. Ngo nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri. Ngo Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, ngo we kwibwira yuko mu Bayuda bose ari wowe uzakira, kubera yuko uri mu nzu y'umwami, uri umwamikazi. Ngo ntabwo Imana yarashatse hano kuvuga ngo ntabwo Imana ikiriza abantu bitewe n'umuntu. Mu yandi magambo nta kamari baho imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe abatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko ngo wowe n'inzu ya so muzagibwaho n'urubanza. Noneho Esiteri yagize umumaro mu gihe cye, noneho na Nowa nawe yagize umumaro mu gihe cye. Hari n'abandi benshi, iyo dusomye mu gitabo cya Daniel batwereka inkuru za Saduraka, Meshaki na Abedenego, nabo bagize umumaro mu gihe cyabo bari Babuloni. None ijambo ry'Imana rakubajije ngo wowe Imana iri kukureba ikabona ufite umumaro wuhe muri iki gihe? Imana idufashe cyane. Imana irashaka ko tuba umumaro mu gihe nk'iki, mu gihe gisa n'iki, mu gihe cy'amakuba, mu gihe abantu bacitse intege, mu gihe abantu bavuga ko Imana yabataye, ukaba umumaro. Imana ikeneye ko tuba umumaro mu gihe gisa n'iki, igihe abantu bavuye ku Mana ari benshi, igihe abantu benshi bajagarajwe n'ibintu, ngo bakabona ibintu bibagose, bakabona ibintu biri nk'aho ibintu bitazahinduka, ariko wowe ukwiriye kuba umumaro. Iyo turebye abantu babaye umumaro ni benshi. Pawulo yabaye umumaro mu gihe cye, Daniel yabaye umumaro mu gihe cye, ukomeje ugasoma Petero yabaye umumaro mu gihe cye, ndetse n'abandi babatubera ibyitegererezo. Timoteyo yabaye umumaro mu gihe cye, Tito yabaye umumaro mu gihe cye.
ariko nawe ijambo rakubajije ngo muri iki gihe Imana iri kubona ufite ubuhe mumaro. Imana idufashe cyane. Nukuvuga ngo ubundi ikintu Imana ikeneye abantu babwiye ijambo ry'Imana, ariko ikintu Imana iri kudushaka mu gihe nk'iki ngiki wumvira itangazo rwose. Iri ni itangazo rikwiye kumvwa n'abakristo bose. Ikintu Imana ikeneye muri iki gihe mu gihe gisa n'iki nuko dufatira ibyanditswe tukabikura mu nyuguti tukabishyira mu buzima bwacu. Kubera ko abantu babwiye ijambo ry'Imana abenshi ni n'abahanga, kuri ubu umuntu asigaye abwiriza bakamujora, bakavuga ngo ubundi uriya ntazi kubwiriza, ntazi kuvuga neza, ntazi guhagarara imbere ya kamera, ntazi guhagarara ku gatuti neza, ntago yize. Mu yandi magambo abantu bazi kurobanura ibyiza n'ibibi. Ariko ikintu Imana idushakaho mu gihe gisa n'iki muri uyu mwaka wa 2021 ndetse no gukomeza, Imana ikeneye ko dufata ibyanditswe tukabikura mu nyuguti tukabishyira mu buzima bwacu. Noneho ijambo rimwe ritubwiye ngo kora gutya ugakora gutya. Imana ikeneye yuko itura muri twebwe, atari uko tubibwirijwe mu nsengero, ahubwo yonyine iture muri twebwe tubone mu cyicaro. None ijambo rongera tubajije ngo Imana iri kubona ufite uwe mumaro mu gihe gisa n'iki. Abantu benshi baracogoye, bamwe na bamwe urababwira ngo kubera iki bitakigenda nkuko byagendaga kuki utagisenga, akakubwira ngo insengero bamwe twe barazifunze. Mu yandi magambo akakwereka buryo ki gusenga bitakyemewe. Ariko ndagira ngo utangarize iri tangazo, ntago gusenga bitemewe, ntago gusenga byakuweho, nta nubwo Imana yigeze ifunga ijuru rirafunguye. Uhereye n'uyu munsi wa none kuzageza n'igihe Kristo azagarukira, Imana ntago yigeze yirukana abantu ngo be kuyisenga. Ahubwo ndagira ngo wowe ukurikiye televiziyo, ukurikiye ijambo ry'Imana, wongere wibuke yuko Imana ikeneye yuko umumaro wawe ugaragara. Usomye ziriya nkuru za Esiteri ugakomeza batwereka buryo ki ngo Morodekayi yaje kugera igihe ahabwa icyubahiro ngo bitewe nuko yabaye mu mwanya we mu gihe cye. Imana ishimwe cyane. Ngo igihe cye yagikoresheje neza, yanga gupfukamira umwana w'umuntu, yanga ko yakorwa n'isoni, ahubwo aravuga ngo iyi Mana nizeye niyo igomba gukora ibidasanzwe. Imana ishimwe. Amen. Amen. Hanyuma mbere yuko wenda Emmanuel dusengera duhaye itangazo tubwira ku ijambo ry'Imana ifite intego ko umuntu agomba kugira umumaro mu gihe gikwiye, ariko usoje uti tubikure mu nyandiko cyangwa se mu byo twumva tubishyire mu buzima. Ubu ngubu umuntu ukurikiye Gusafu TV, wenda izo ntambara zo kurimbura ubwoko ntazigihari, icyo gihe cyo kuvuza gukura abantu mu butayu naho hose ntabigihari. Umuntu uri mu rugo mu nzu wabo araza kugirira umumaro gute abandi bantu muri iyi minsi? Murakoze cyane. Ikintu Imana idusaba mu gihe nk'iki ngiki no kugira umumaro nk'uko mwari mubivuze, Imana iragushakaho yuko niba warumvisha ubutumwa bwiza, kuko niko ijambo ryatubwiye ngo nubwo wakicecekera mu gihe nk'iki ngiki nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa bitaguturutseho, ariko wowe n'inzu ya so muzagibwaho n'urubanza. Noneho ngo icyatumye Imana igusigaza kwari ukugira ngo cyangwa se cyatumye Imana ikwimika kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Noneho twebwe rero ikintu ijambo ry'Imana dushaka mu gihe nk'iki, icyatumye Imana iguhamagarika gukura mu magana menshi y'abanyabyaha kwari ukugira ngo abantu bazakizwe biguturutseho. Ikintu cyatumye Imana igukura muri uriya bakaruda cyangwa se ikagukura muri ya nzu y'abantu badakijijwe, Imana ikaguhamagara kwari ukugira ngo abantu bazumva ijambo ry'Imana bareke ibyaha kubera wowe cyangwa ubutumwa bwiza wumvishe. Dusubiye inyuma ku nkuru dusangamo Nowa, abana be batatu baje kugira umugisha kuri papa we cyangwa se kugukizwa kwa se ari we Nowa. Ntabwo twasobanuriwe neza ukuntu bo bari bitwaye icyo gihe, nabo barabakiranutse inka se cyangwa se bo barokotse kubera se? Buriya hari ikintu, murakoze, hari ikintu Imana ijya igenderaho. Iyi Mana ishobora gukiza umurwa cyangwa se igakiza abantu benshi bitewe n'abantu bakeya babaye mu mwanya wabo. Ntabwo bari abana bari bakiranutse nka se, ariko Imana yabarengeye bitewe na se. Ibyo ntibyatuma se nk'abana bafite abantu bo mu miryango yabo bubaha Imana bavuga bati nanjye ntabwo ndi murumuna wa Manuel, Imana niza kurimbura izangira impuhwe kwa mukuru wanjye. Kiriya gihe byari bita kuko kirana kiragiye ukontoroye usanga cyari igihe cy'ibitambo. Ariko noneho iki gihe tugezemo ni igihe cy'uko buri muntu wese
akwiriye gukizwa ku giti cye. Wenda mugani murakoze, abantu bashaka kubyumva uko bitari kuvuga ngo kubera ko papa ari pasiteri ijuru nzarijyamo, impanda bakabwiriza yuko abantu bazajya mu muriro, bakabwiriza yuko abantu bamwe na bamwe bazakizwa, njye ninshaka mbireke. Ariko ntabwo ariko bimeze. Kiriya cyari igihe cy'ibitambo, cyari igihe cy'uko Imana yajyaga ireba abantu ikavuga ngo mbese mbagiriye impuhwe bitewe n'umuntu runaka. Bibiri itwereka n'ukuntu Dawidi yakoreye Imana neza, ariko Imana ikajya igenda igirira neza ba Salomo n'abamukomotseho bidatewe n'uko bakiranutse. Ariko bitandukanye n'iki gihe. Iki gihe tugezemo ni igihe cyo kuvuga ngo buri muntu wese akwiriye gukizwa ku giti cye. Turabihuza noneho tunagana ku musozo. Umuntu akwiye gukizwa ku giti cye, ariko hakeneyemo n'abantu bagirira abandi umumaro. Uwo mumaro niba ari igihe njya numva ntavuga ngo mu byumba ngo nicyo kwijajabira cyangwa se buri wese kwishabikira. Uwo mumaro noneho uraza gukora cyangwa se kuba umumaro gute mu gihe buri wese ari kwiyitaho? Uraza gufasha iki abo bantu ari kwiyitaho? Impamvu tuvuga ko buri wese akwiye kwikorera uwe mutwaro cyangwa se buri muntu wese akwiye kwiyitaho ni iyi ngiyi. Ni ukubera yuko agakiza ntabwo ari ivangamutungo. Agakiza gatandukanye n'ubudehe. Agakiza gatandukanye na VIP. Agakiza no kuvuga ngo ntago tukonka mu maraso, agakiza tugakura mu buntu Imana itugirira. Noneho ubihuje n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umuntu akwiye kugira umumaro mu gihe cye cyangwa se akamenya izamu ryiwe, ntago bivuze ko ntakubwira inkuru nziza numvisha. Hoya, ahubwo nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza ko ari Imana idusaba, ariko ngacunga izamu ryanjye nyirizina ntarebeye ku muntu runaka. Abantu bakunda ibihembo, umuntu wambaye umubiri akunda ibihembo. Tumaze kubona ko Moridekayi yaje gutuma kuri Esiteri akavuga ati nuwicecekera ntabwo bizabuza umuryango w'Imana cyangwa se Isiraheli kurokoka cyangwa se akurengerwa, ariko we n'umuryango wawe muzagirwa n'urubanza. Bivuze ngo utahaye abandi ibyo yari afite, hari ibihano cyangwa se hari ibibazo ashobora guhura nabyo. Uwabitanze we hari ingororano zimugenewe ko abantu twikundira ko ihembo. Abantu dukunda ibihembo kandi kuko niko bimeze, n'umukozi wese niko birivuga ahembwa igihembo kingana n'imirimo yakoze. Uvuga ngo igihembo Yesu niwe wasize adusigiye uyu murimo. Aravuga ngo nimugende mubwiriza abantu abemera. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose bemeye ubutumwa bwiza, abandi bose babwiriza inkuru, hari igihembo. Igihembo rero tuzagihabwa na Yesu kuko ari we nyir'umurimo. Icyo nicyo gihembo. Naho ingororano zo mu isi zo Imana igenda izitanga bitewe n'uko yabigennye. Birumvikana ko rero bakunzi bacu, bakunzi ba Gusafu TV, bantu b'Imana cyangwa se abo turi kumwe mwese aho muherere hatandukanye, ku musozo n'ubundi haba hariho kuza gusaba imbaraga zirenze izacu kugira ngo ibyo tudasobanukiwe umwuka dusobanutse adufashe no kubushyira mu bikorwa, ko kubyumva ni kimwe tukanabyumvire ku mujye kushyira mu bikorwa, ugasanga Satani nawe aratwegereye kurushaho, akaza kutubera imbogamizi cyangwa se kutubera igikuta gituma tutava aho turi mu mwijima ngo tujye mu rumuri. No mpamvu rero ku musozo nsaba ko n'ubundi dusengera kubw'ijambo ry'Imana, ndetse dusenge twinjire muri umwanya wo gusenga, ariko tuzirikana ririya jambo riri muri Yakobo igice cya 22. Banga ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, ngo kubera ko umuntu wumva iby'ijambo ntakora ibyaryo, ngo agereranywa n'umuntu wirebeye mu ndorerwamo, ngo yamara gusohoka akibagirwa uko yasaga. Bivuze ngo Imana ikeneye yuko dukora iby'ijambo ridutegeka. Imana idushoboze kandi Imana itubashishe. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana itubashishe. Turagushimiye Mana, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza twumvishe, tugushimiye kubw'uko wemeye yuko tuvuga iri jambo ryawe. Reka imitima yacu ikire kandi duhereze kugira umumaro mu gihe gisa n'iki, kubera yuko abenshi batubanjije bagize umumaro mu gihe cyabo, ariko twebwe kuri ubu ngubu turi kujya tuvuga amakuru y'abatubanjirije, ariko twebwe amakuru y'ahacu ugasanga abaye ikibazo. Imana idushoboze, Imana itubashishe, utwambike imbaraga. Twe ntabwo twabyishoboza, kubera ko na Petero Kristo nubwo yagukundaga cyane yaje kugera igihe kuko nta mbaraga yari afite arakwihakana, ariko amaze kuzura imbaraga z'umwuka wera ari Yerusalemu, aravuga ngo Yesu Kristo mwishe mukamubamba, ngo niwe ukoze ibingibi mureba. Yabitewe nuko ari yuzuye imbaraga z'umwuka. Natwe twuzuye imbaraga z'umwuka wera dushobora gukizwa. Twuzuye imbaraga z'umwuka wera dushobora kuva mu bibi tugakora ibyiza. Twuzuye imbaraga z'umwuka wera ntabwo dushobora guhindurwa n'ibihe, ahubwo twe twahindura ibihe kubera ko twakwiringiye wowe nyir'ibihe. Ubane natwe udufashe. Hereza umugisha rero uwagize igitekerezo cyo gushinga televiziyo Gusafu TV, uhereze umugisha buri muntu wese uzumva ubutumwa, kandi uzaherekeze buri muntu wese uzemera guhinduka akava mu bibi agatangira inzira y'ibyiza,
kubera ko Kristo urashaka ko abantu bava mu mwijima nk'uko ijambo ryawe bivuga ngo yewe usinziriwe kanguka Kristo akumurikire. Turagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana iduhane umugisha, murakoze cyane. Murakoze namwe kutuganiza ku ijambo ry'Imana, namwe kandi mwabanye natwe muri kiganiro. Turabashimiye tunabifuriza umugisha uturuka ku Mana, tunabasaba gukora subscribe kugira ngo buri kimwe cyose adushyira kuri Gozaf TV kijye kibageraho. Ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa se inyunganizi, watwandikira muri comment cyangwa se ukabinyuza kuri WhatsApp ukoresheje Police DS50 nka kode y'igihugu, hanyuma ugakomezaho 78 5383202 ukajya ubona byose dushyira kuri Gozaf TV. Ni Good Samaritan Fellowship. Nge ndi Lucky Van Rukundo, murakoze.